Muraho neza mwese bakunzi ba Sergeant Robert Truth. Nagira ngo uyu munsi aka kanya tusisangurire hamwe twese dufatanye mu kumva muri iri jambo ibyo Kagame yikururiye, bakaba abahungu bahagurutse cyangwa abantu b'urungano rwe, abo bakoranye, abo babanye cyane cyane nko kuri Afande Kayumba, Nyamwasa hari ibyo yamuvuzeho, namwe Rudasingwa Theogene hari ibyo yamuvuzeho, hari n'abandi b'urungano rwacu ba Rusagara bagiye bamuvugaho, kubera nyene yarifashe asa nk'ubazanye mu gahezo ke cyangwa muri cya gikundi cy'ikiryabarezi tumenyereye yise ngo ni Unit Club, abatwara rumuri cyangwa abatwara mwijima nako. Reka tumve kuri ijambo turhereye hagati iyo amusubiza. Mbibutse yuko Theogene Rudasingwa ubwe yamwandikiye amubwira ati umva Kagame nkwandikiye nk'umuturage mugenzi wawe kuko twese turi abaturage. Abaturage abasigaye bifatanga nuko umuntu avuze ngo no mu cyarindi yavike kumbe ni mwanajeshi cyangwa civilian, ako wese wari wese no umuturage w'u Rwanda uri we wese. Okay, tumve. Ikirego kiba gikomeye. Treason mu itiki mu Kinyarwanda. Ubugambane. Ubugambane, yes. Gusuzugura umukuru w'igihugu ni ubugambanyi bukomeye cyane. Aha mbibutse ko Kagame yasuzuguye Bizimungu, amusuzugura muri public, awe ntibagira icyo bamutwara mu gihe bavuga ko wasuzuguye ibirango by'igihugu nk'idarapo akarishimisha cyangwa akagera uburyo yarifata akarisokoresha umusatsi. Ibi ni ibintu byasakirerego bamubeshyeye, ubundi abasirikare bose babambura idarapo kuri rufite ikintu kimeze nka pull up, then you pull up ujyana gutya cyangwa kujyana imbere bitewe n'agasatsi kawe uko kangana no mu bwanwa ukagira utyo kongera ugasubizaho hano. Icyo ntabwo ari ikirego bari bakwiye kumureka. Ndavuga Colonel Tom Byabagamba. Hanyuma hano uyu aramuga ati Kagame yasuzuguye President Pastor Bizimungu, ni yahanwa kandi we yarakwiye kubihanwa nk'umusirikare. Yavuze kandi ibyo yari yabibwiye. Ubwo nibyo ngibyo babyanabaye. Nanone nagiye mu ruzinduko muri Amerika ngaruka, mukuru wanjye Gahima arambwira ati Kagame atararakaye cyane, ati yambwiye ngo iyo uza kuba haraba yaragukubise. Ibyo uko Kagame yakubitaga abantu najyaga mbibona, ibindi nkabyumva, ariko twari tutaragera aho ngaho. Ngira ngo hagati yanjye na Kagame hakunze kuba ubwubahane, nkamenya ntarengwa, ariko ngira ngo nawe akamenya ntarengwa ku bindeba. Hari icyo kintu cy'ubwumvikane butanditse ahantu ariho hose, ubwubahane. Ariko ngo niko yamubwiye, niko Gahima yambwiye nkigira mu Rwanda icyo gihe. Ndetse aho ngereye mu Rwanda ndagerageza nibwo bwa mbere. Ubundi Kagame twavuganaga inshuro zinga, cyane cyane mu ijoro kuko nibwo akora. Kagame njye niriwe kuri iryo peru nyine mu biro bye ndushye, ariko no mu ijoro nyine akambyutsa rimwe na rimwe anzimuza ibyo ntazi, kugira yagiye yumva atari amakuru kuri Banziza, Bandahiro, abandi bose mu miryango, dore ko ariko Kagame akora. Ambwiye ntabwo mbiza, namwe akambaza ngo ari gukora iki, ukagira ngo ngira ngo nshinzwe amazime muri presidence. So nza kumenya yuko nyine ngo hari kamyo yaje ngo ishaka gukora kuri iyo nyubako, noneho ica imbere y'ibiro bye ihasiga ibimenyetso by'imipira. Kagame rero aracyakora nka bene b'abantu hagati yacu n'abantu bamwe bakoranaga na Kagame, abana b'abasirikare rimwe na rimwe twamwitaga King Kong, ubundi tukamwita intelligence sergeant, mbese b'abantu bakora mu iperereza ariko mu rwego ruciriritse. Ngo byaramurakaje rero, nuko rero ndamushakisha ibyumweru bibiri menya ko byahindutse. Aho tubonaniye rero nyine yongera kubinsubiramo ngo ariko ngo iyo uza kuba uhari rwose ngo biba bitaragenze neza.
ndabyumva nyine ndaceceka ndamwihorera ariko ngerageza kwisobanura ndetse nyuma y'icyo gihe mbwira se hari ikindi cyo nkuriye gukora aranandeka ndongera ngaruka muri Amerika kuko icyo gihe narigaga. Do you like this song? hanyuma aho ngaho ngira ngo mbibutse yuko uyu Theogene iki gihe yaje kwiga nyine asubirayo ariga ariko mu biko yaje no kugirwa ambassador mu reka turebe arabyivugira kwanza kandi nigisha muri university muri California. Bikomeza kugenda bityo ariko noneho nubwo ubwo nibagiwe kuvuga yuko ubwo nagiye nyine nyuma y'icyo mbere nkigaruka bamfunze amara y'ijoro rimwe hariya Ntozi Kanombe mu kigo cya gisirikare. Umunsi ukurikira bakamfungura ariko noneho bakambwira ko mfungiye mu rugo namaze ayo mezi yose. Tuza guhura nyuma rero ngo hari nko mu kwezi kwa 8 muri 2004 turi twenyine, ngira ngo twari twenyine hari n'Akazuru oya ntitwe twenyine nandi kumwe na Kagame na Kazuru. Icyo gihe niwe wakoraga yafite umurimo wo kuba secretary wihariye principal private secretary wa Kagame. Mbabwira rero mbanza mbibutse Kagame icyo gihe cyose twamubonaga ntago yari umuntu ukanganye, ntago yari umuntu uteye ubwoba. Arabo yatinyaga, arabo yabonaga nk'ibi ngibi bikura nkota n'abandi yagiye yicisha cyangwa yica, babaga bamuri nabi bamubwira gukora byakora byose ariko yitwararike akora ibi nibi abagisha inama akabumvira, ariko nyuma agenda bigobotoraho yumva ko yaba ari wenyine. Waba umujyanama we akakugira inama ari we, waba uri generale akagufata nka kurutu, waba umuntu uhagarika ba ministers akavuga ati mwese muhagarare, stand still, stand up, mugahaguruka. Ibyo Kayumba yavugaga ejo kubwira aba ministers nari muri aba genoze simama jyu muhaguruke mwese muhagarare ku maguru ngo ni president. You get ariko noneho Kagame arambwira iyo yari anecdote ya gatatu nagira ngo mvuge isufati n'abanyamahanga. Arambwira ngo ariko Theogene ngo ari umuntu nawe twari twaramenyanye aba n'inshuti yaza no mu Rwanda agacumbika iwanjye witwa Linda Choka, ngira ngo muramuzi yahoze ari ministre muri ibintu by'ubutwererane Department of International Development y'Abongereza mu gihe cya Margaret Thatcher ndetse na nyuma aho twaziye. Arambwira ngo ariko ngo uzi ko ngo aba banyamahanga bakomeza bambaza kesi yawe, bambaza ibyawe, ngo uzi ko bashobora kubikomplika. Ndamubwira kandi nibyo koko nta munyamahanga n'umwe nigeze mvugana nawe muri iki gihe, nta n'uwo nigeze ntumva ngo aze kumvugira iwawe, nuko nta cyaha mfite, sinaniwe kwivugira. Ibyo nabambazwa n'amateka nabisobanura, haba hari ibimfata bikamfata nkabihanirwa, ariko naba ndi umwere kandi nabyo nizere ko amateka ariko yabibona, ariko nta munyamahanga nigeze guta ngo Linda Choka yarabimubajije. Icyo gihe mbese bari bamfunze ndetse n'igihe sasa impamvu yuko bimisha amagambo nayahe ndagira ngo urubyiruko mwagiye mufuringwa cyane, nimwe tugerageza kugira ngo dukoropemo ya myanda babashize mu bwonko, then tubakure n'igihe kiri ku maso mbone kureba kuko nitumara kubakangura igihugu bwacyo umwanzi arakivamo yigendere. Uwanga u Rwanda n'uwo n'umunga abaturage akababuza amahoro akanababeshya, hakakorana ibinyoma, agakorana ibinyoma, hakayoborana ibinyoma, hagategekana ibinyoma, akabeshya abantu nyuma babitahura akabica. Ubu mugiye kuba most wanted koko murimo murahishurwa ibintu bitari mukwiye kumenya, hako nta bundi buryo
tugomba kubikora gute, tugomba kubyerekana, tugomba kubishyira tambarari. I'm telling you, nta yindi nzira no kugaragaza ukuri ukukuri. Ibi ndagira ngo mubimenye, ibi ndagira ngo mubisobanukirwe, ibi ndagira ngo mubikunde kandi mukunde igihugu cyanyu. Aba bagabo bose ko bahaguruka bakavuga suko ari ibigoryi, suko badafite ibyo gukora. N'abagabo b'abayobozi bayoboye u Rwanda, n'ubu u Rwanda ruracyagenda kuri program izo bo ubwabo bubatse. Ibyo batangaje nibyo bakoze byose. Ariko hano nani bagiye kubabwira hari ikinyoma cyavuyemo batangiye kugira iteka mutwe bwaho ngo barashe igifaru cy'abarundi mu kanya ngo barashe cya Kongo. Abana bo mu Rwanda barasekeje. Ngayo ngukorera mbabwire aba bagabo batangiye guta umutwe. Guta umutwe ni cyagihe utakaza ubwenge, ubaze kubona ibintu byose bikurenzeho, maze kubona yuko utakibashije kuba warwana urugamba wiyemeje cyangwa watangiye ushotorana. Ibi byose rero bigarutse ku mutwe wa Kagame. Batangiye kumwataka, nabo batangiye kuko bamaze kumenya neza yuko uko byagenda kose, uko buri bugende kose, hagomba kumenyekana ukuri. Ukuri nukuherero, ukuri nuko Kagame atigeze agirira urukundo abanyarwanda. Niyo mpamvu afata urubyiruko akarufuringa, akafata urubyiruko akarugira uko ashaka, noneho badayi urubyiruko rukaza kwimenyera ukuri kwa myako. Noneho ubu rero ibiye tugiye kubanza kubabwira nuko opposition arimo arayicokoza kandi yigiye kumukubita hasi. Uburundi nabwo burimo buramwibikiye. None abaye wande kuko sasa rero yenda komba uririze kano kwa kati ndashimangira ishyaka rya Kayumba Nyamwasa RNC ryasubije ryamagana amagambo Perezida Kagame aherutse kuvuga kuri Kayumba, avuga ko ashukwa n'amahanga ko nawe yaba perezida w'u Rwanda. Ati Rwanda National Congress RNC yamaganye imvugo z'ubushotoranyi za Perezida Kagame kandi irashimangira umuhate wayo wo guharanira impinduka binyuze mu nzira ya demokarasi. Amagambo Perezida aherutse kuvuga agaragaza ubuyobozi buhangayikishijwe cyane n'abatavuga rumwe nabwo, aho kwita ku bibazo bikomereye abaturage b'u Rwanda. Isi ntiyibagiwe urugomo leta yagezemo uruhare rwa bo bazi neza ko ubu isi yamaze kwibagirwa ibyo Kagame yashotoranye kuri kiriya gihugu. Aka karirimbo ka RNC nakabaye nk'abatura ariko karimo ibindi nashaka kumva, especially amajwi ya Jane Muhorakeye ahamagarira abari n'abategarugori kugira ngo baze bose muri RNC. Ubu ni Muhorakeye ubu ngubu bari mu Rwanda, yayobotse inkotanyi ariko ntibazibizi kuko ari akagarasha, I don't know. Rero ubwo rero reka twumve mu gake. I don't know. Ngo onamura icumu ryawe ko ariko kwica impunzi sha ubo witera umwako no kica impunzi ndugu yangu usiwe watu. Hanyuma rero nababwiraga ko ibyo byose ari intambara zimaze guhaguruka kubera ko Kagame arimo arashotorana, arimo aragerageza kuba yahangana n'abantu bari basa nkaho bacecetse, agahagurukana umujinya w'indandurazo n'ubwiyemezi kugira ngo yemere mu baturage abashe kubona ijambo. Ariko ibyo ntabwo biri mu muhiri, abagabo bahagaze. None Kagame arabigenza ati ariya ntubaza na ino totalitarian state. Rero Kagame avuga nk'abiriya bagakoma amashyi, n'uwapfushije umwana watamushyinguye agakoma amashyi ngo ni badge of honor, kandi umwana wawe yarapfuye yagiye. Uyu ni Kayumba Nyamwasa Geno. Rero no agashinyaguro byo kuvuga ko wagiye gusahura isi kuvugiza induru uranze ukabangwa ni badge of honor.
ibyo nyine ni ibigo muri totalitarian state y'u Rwanda. Koze cyane Jacques Kayumba. Bibabaje ko Kagame nawe akunda honor, nawe yakwishimira kwambara badge of honor. Badge of honor. Nawe yakwishimira ko iyo badge of honor bashaka kuyambara. Reka wenda zitegereza umunsi umwe kugira ngo tuzabone ko Kagame byabavuga bakomeje koko nigiye wenda zose umwana we nawe kuba yakwambara iyo badge. Reka nanone Jacques hari ibyo wavuze. Aha rero nagira ngo mbanze mwumve ko ari kuri attacks zidasanzwe ibyaro kugira ngo mbanze mwumve ko abayobozi bamwe nabo bagiye bacika u Rwanda bakabibereye mu buhunzi cyangwa mu buhungiro barimo kwatakinga Kagame mu buryo bwose bushoboka. Ibyo rero byose bikizakurikiraho niki igiye kurikiraho Kagame no kumusunika na leta ye bose bakajya out of Rwanda cyangwa se bagakoresha izindi mbaraga zishoboka zose zaba ari z'intambara zaba zero z'ubundi bushobozi. Kagame mwabumvisha bafite uriya twabanje twate Eugene Rudasingwa buriya afite connection n'abazungu bakomeye n'abandi bayobozi bateye ubwoba bashobora kumva ikibazo ko gihagaze. Ariko hagati aho ngaho mbabwire ngo Kagame kimuraje ishinga n'ikimubaza impamvu avuga abayobozi bangahe nuko aba bayobozi bose abagiye gutoranywamo uzaba president. Kagame yabaje Amerika ati ese ninde uzansimbura, ngo ibyo nagwa ari ibyawe, ngo ese nijye uzamutoranya cyangwa ni mwebwe muzamushyiraho, ngo ibyo nagwa ari ibyawe. Kagame kuvubo yatangiye kugenda bahatisha, niyo mpamvu afata abantu 10 bose se bazaba ba president akabivuga mu mbwirwa rahame, ibyo mukakoma amashyi ngo avuze neza. Subiri sasa. Asante.